mbere y'uko wumva ubu butumwa banza ureke ikintu cyose cyatuma utumva neza ubu butumwa, kandi usharinge abantu batatu ubu butumwa ntubwihererane. Nkwibutse kandi niba utarakoze subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Igihe cyose dushyizeho ubutumwa ndetse ijambo ry'Imana ujye uba uwa mbere mu kuryumva. Reka dusenge. Mana, turagushimiye kubw'uyu mwanya. Nyemerera imbaraga zawe ndetse n'ububasha bwawe bikomeze kuganza no gutegeka, maze uganze rwose. Tegura iyi mitima igiye kwakira ubu butumwa bwawe, maze irusheho gusobanukirwa ndetse no kumva ibyawe rwose, kandi natwe udufashe muri byose dukomeze kugirirwa neza nawe. Urakoze bana natwe muri uyu mwanya, amen. Nagiye kubona mbona icyuka cy'umukara kimanuka hano muri iyi si. Ngiye kubona kigeze hano muri iyi si mbona kivuyemo inzoka nini cyane. Numva ijwi rivuga cyane ndetse ritaka rivuga ngo Satani atwaye abe ndetse n'Imana itwaye abayo. Iryo jwi ryaravugaga ngo isi igeze ku iherezo. Satani atwaye abe n'Imana itwaye abayo. Nahise mbona cya kiyoka kibyaye iyindi nzoka. Ngiye kubona kihagaze ahantu hirengeye, kizamuye umutwe ku buryo cyarebaga mu isi hose, aho umuntu yabaga ari hose cyabashaga kumubona. Ndangije ngiye kubona mbona gitumye imbwa, gifashe imbwa kirayitumye, igenda imbere ya nzoka cyari kibyaye cyangwa cyohereje. Iyo mbwa yagendaga imbere y'icyo kiyoka kindi cyari cyoherejwe. Mbona iyo mbwa igenda ireha ku umuntu wese ufite icyaha cyangwa ibyaha. Iyo mbwa yakugeragaho ufite ibyo byaha, aho wabaga uri hose, waba wihishe mu mwobo, yaba uri mu nzu, yaba uri ahantu hose wabaga uri, iyo mbwa yakugeragaho. Kandi iyo yakugeragaho, ya nzoka iyikurikiye iri inyuma yahitagayo igushyiraho ikimenyetso. Igihe yamaraga kugushyiraho icyo kimenyetso, cya kiyoka kinini gihagaze kiri ahantu hirengeye, kizamuye umutwe ku buryo kiri kureba ahantu hose, iyo nzoka n'iyo mbwa biri guca, cyo cyahitaga kikumira. Kuba warakoze icyaha kimwe ntago byatumaga iyo mbwa itakugeraho, kuko yagendaga ikurikiye umwuka w'icyaha. Yaragukurikiranaga ahantu hose wabaga uri, icyaha icyo ari cyo cyose, nubwo cyaba kimwe, nubwo byaba byinshi, byose yarazaga yakugeragaho. Kandi nkumva ijwi ry'Imana rivuga cyane rirangurura, riri kuvuga ngo Satani atwaye abantu be. Satani atwaye abe n'Imana itwaye abayo. Ariko abantu batari abanyabyaha cyangwa badakora ibyaha, nabonaga icyo kiyoka ntago cyabanyuraga iruhande, nta nubwo cyabegeraga, ahubwo cyakurikiranaga umuntu wese ufite icyaha. Kandi ijwi ry'Imana rikambwira ngo isi igeze ku iherezo, isi igeze ku iherezo. Uyu mugoroba isi igeze ku iherezo. Ucyumva iyi mesaje ahantu hariho hose uri, nubwo waba utwaye imodoka, parika ku ruhande, maze ufate iminota 2 wihane, kandi uhite ufata umwanzuro w'agakiza nonaha. Bitabaye ibyo, Satani aragutwaye. Kandi icyo kiyoka ntago cyatinyaga ngo uyu ni umuntu wavugiye Imana. Hoya, uwo wabaga uri we wese, icyubahiro wabaga ufite cyose, pfa kuba ufite icyaha, icyo kiyoka cyagushyiragaho ikimenyetso. Iyo mbwa yakugeragaho, icyo kiyoka kindi bari kumwe kikagushyiraho ikimenyetso, icyo kiyoka gikuru kigahita kikumira. Habwirwa benshi hakumva beneyo, umwanya ni uwawe, iki ni igihe cyawe,
kandi nawe wari uri mu gakiza, ndagushishikariza gukomeza guhagarara ufite imbaraga, wemye, udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, hato utazatangira neza ugasoza nabi. Biteye agahinda gutangira neza ugasoza nabi. Imana itugirire neza. Niba utarakoze subscribe, ndagushishikariza gukora subscribe kandi usharinge kugira ngo n'abandi ubu butumwa bubagereho. Imana iguhe umugisha.